Colonel Bonfort wamubonye ndoreraho ngasanzwe ari komiseri mukuru wa polisi y'intara ya Ngozi mu Burundi ari mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza abibonye yego ugasanga nyine abaturage kandi bari guhendwa birabagoye ariko hari abandi bari rero niyo mafia ubu muturage muto wari usanzwe yicururiza ikawa yego byaramugoye ariko kuko uri umusirikare ukomeye cyangwa umupolisi ukomeye uri kubikora ndi kuvuga ni kesi byaba ari byo kuko ngiye abantu batari muri yombi ndabiswa n'igihe bibaho abantu barengana rero navuga nti ngiyewe rwose nanjye ndi perezida cyangwa ndimo namuhana ugomba kumufasha muri ibyo harimo inzego z'umutekano ukaba uri umupolisi mukuru none ukaza kugaragara muri ibyo bintu urumva yakorohera ntabwo bishoboka ntiyakorohera reka nkubaze bwira ikintu yego ariko nabangamiye umuturage muto w'i Burundi warirayingaga ku bintu biva mu Rwanda cyangwa wari ufite ubucishabitsi yikorera mu Rwanda njye migiti icyemezo kibi neva yafashe u Rwanda na Kongo byarashyamiranye biteye ubwoba ariko imipaka ntiyigeze ifungwa u Rwanda na Kongo barashyamiranye cyane ku rwego kuri Mongoma hari haparitse ibisimba bireba mu Rwanda kandi gahunda ari ukurasa mu Rwanda na Kongo ikavuga iti M23 tuzonze kubera u Rwanda stili barakomeje baracuruzanya yego rimwe na rimwe hari n'abavuga ati perezida wahisemo nabi ujye kureba ngo mu batangiye kwica icyo kintu harimo koloneli cyangwa se majoro mu ngabo ze cyangwa se umuyobozi ukomeye ku rwego rwa polisi uvuge ngo araza kukwihanganira noneho hakaba n'ikindi gikomeye burya i Burundi ku minsi yashize muri bya bibazo by'amadolari hari na banki abo bajenerali bategekaga ntabwo rero ibyo ngiye mbyita ikibazo iyo ibihugu bibanye nabi gutyo haba hagomba kudashyira amakenga buri muntu niki ntabwo byabura ngiye kimbangamiye sinananze ko izo nzego zakurikira abantu ngo zibitekereze ngo wagiye gukora iki uravugana nandi ibyo nta kibazo byaje kurangira abaye nkucishijwe bugufi kubera Evariste Ndayishimiye hari benshi batabyemera imipaka barahari bakomeye mu batarabyemeraga harimo na Revilier Ndikuriyo SG w'ishyaka riri ku butegetsi tubare umunyamakuru nkanjye cyangwa wowe gutya ukambuka ukajya nk'i Burundi ndakubwiza ukuri ko bakuri kukambuka nyine ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zazitekereza ngo Gasaro yagiye i Burundi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nanabonye mu Burundi wabibonye ko Colonel Bonfort wamubonye ndoreraho ngasanzwe ari komiseri mukuru wa polisi y'intara ya Ngozi mu Burundi ari mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza abibonye yego ntacyo reka abantu mbabwireho gatoya uraza kudufasha ati Colonel Bonfort ndoreraho usanzwe ari komiseri mukuru wa polisi y'intara ya Ngozi mu Burundi ari mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza ry'i Burundi akekwa kohereza ikawa mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari mu Colonel Bonfort ndoreraho ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Burundi seneri kuva ku wa mbere w'iki cyumweru nyuma yo gufatirwa Ingozi aho anakuriye polisi y'intara agahita yoherezwa ibijumbura ifatwa rye rifitanye isano n'iperereza riri gukorwa ku bantu batandukanye b'abacuruzi b'ikawa barimo abasanzwe bakora muri sosiyete itunganya ikawa izwi nka Sodeco Société de déparchage et de conditionnement du café amakuru yahawe ikinyamakuru SOS Media ntacyoze katuyikotinge Burundi avuga ko hari abatangabuhamya bakibwiye ko mu mpera z'icyumweru gishize hari toni 14 za kawa zafashwe na polisi zambukiranya ku mupaka wa Kobero muri komine ya Muhinga muri Buhumuza mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi iki kinyamakuru kivuga ko umuhanda wa Kobero usanzwe ari nyabagendwa kandi wemewe usanzwe unyuramo imodoka zitwara ibicuruzwa hagati y'u Burundi na Tanzania amakuru avuga ko ubwo Colonel Ndoreraho yamenyaga ifatwa ry'ibi bicuruzwa yashatse gutanga ruswa kugira ngo abapolisi babireke bivugwa ko ubwo Colonel Ndoreraho yamenyaga ko hari itsinda ry'abakozi ba seneri baje kumufata muri Ngozi
yabanje kwihisha ahantu hibanga. Nanone kandi amakuru ava muri polisi avuga ko abashinzwe iperereza babanje guta muri yombi umugore w'umupolisi kugira ngo bamenye amakuru y'aho umugabo we yishe, nyuma akaza kwitanga agahita atabwa muri yombi. Yego, none nkibaza kohereza ikawa byo byaba ari bigize ikibazo? Yego, ibihugu bifitanye ibibazo. Bafunze umupaka, perezida nimba yafunze umupaka agafunga umupaka kugira hagarike urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, mu bagomba kumufasha muri ibyo harimo inzego z'umutekano, ukaba uri umupolisi mukuru, none ukaza kugaragara muri ibyo bintu, urumva yakorohera? Ariko ntabwo bishoboka, ntiyakorohera. Ive, reka nkubazi bwira ikintu. Yego, mu minsi yashize wenda nsubiye inyuma ho gato cyane, urabizi ko abaturage basabaga perezida nyakubahwa Neva gufungura iki umupaka. Yego, ati nanjye mu babimusaba ndimo. Yego, ibibazo by'ibihugu, ibibazo bya politiki byitugera hati kuko ambulance kugera ku bitaro hino hose mudufashe. Ntekereza ko rero byakabaye amugani by'ibihugu, ariko gufata umuntu gohereje ikawa. Uyu ni umuyobozi mukuru. Muri make no kuvuga ngo yakabaye kuba ari umufasha kugira iki. Yego, muri ayo ngiye gufunga umupaka mbyita amafuti, ntabwo nkubeshya. Mbyita ko ari no guhana abanyarwanda bato n'abarundi bato kurenza guhana perezida w'u Rwanda Paul Kagame cyangwa abandi banyapolitiki cyangwa abategetsi. Abo nta ngaruka na nkeya byabagiraho, ndakubwiza ukuri habe namba. Ariko wenda Yves wari wikeneriye imikeke ubu mubabaje, kuko ku isoko urandimise ku byo nari guhitamo. Nashoboraga guhitamo ko kuwa mbere nzarya ubugari n'inyama, kuwa kabiri nkarya agatoki n'isambaza, kuwa gatatu nkarya pate jaune n'imikeke, kuwa kane nkarya izo ndagara, urandimise. Kandi kubera ko ibyo biganyutse bigiye gutuma wanda nzamuraho ku giciro. Ariko nabangamiye umuturage muto w'i Burundi warirayingaga ku bintu biva mu Rwanda, cyangwa wari ufite ubucishabitsi yikorera mu Rwanda. Ngiye migita icyemezo kibi Neva yafashe, kandi ku mpamvu kuri pretext numva niba ari umuntu nkurikije imvugo ze yemeza ko afite igisirikare gikomeye, inzego z'umutekano zikomeye. Ntabwo yari gufunga umupaka ngo Red Tabara ngo yashyigikiwe n'u Rwanda n'iki, yari kukarishya. U Rwanda na Kongo byarashyamiranye biteye ubwoba, ariko imipaka ntiyigeze ifungwa. U Rwanda na Kongo barashyamiranye cyane ku rwego kuri Mongoma hari haparitse ibisimba bireba mu Rwanda, kandi gahunda ari ukurasa mu Rwanda. Na Kongo ikavuga iti M23 turenze kubera u Rwanda, stili barakomeje baracuruzanya. Yego, sibyo, barakomeje baracuruzanya. Rero nkavuga ngo ni bibi, ariko none tubirebe muri realite ya politike. Muri realite ya politike ntabwo perezida yavuga ngo mukora iki kintu. Wenda rimwe na rimwe hari n'abavuga ati perezida wahisemo nabi. Ujye kureba ngo mu batangiye kwica icyo kintu harimo koloneli cyangwa se majoro mu ngabo ze, cyangwa se umuyobozi ukomeye ku rwego rwa polisi, uvuge ngo araza kukwihanganira. Noneho hakaba n'ikindi gikomeye burya i Burundi. Undi nubona ibi bintu bakubwira ngo amadolari yarabuze, ngo essence yarabuze, ngo iki n'iki, birimo mafia ikomeye y'abasirikare bakomeye hariya. Ngiye mfite umuntu tuvugana i Burundi ufite amakuru, yambwiye ko mu minsi yashize muri bya bibazo by'amadolari hari na banki aba bajenerali bategekaga. Yego, kujyayo nyine akabwira nka manager akamubwira ati mu gitondo bo ntije 30,000 by'amadolari turaza kuvugana. Hakagenda muri bureau de change yiwe bakirirwa bayadandaza ku giciro gihenze, bikaza kurangira nimugoroba bayagaruye. Gutyo ugasanga nyine abaturage kandi bari guhendwa birabagoye, ariko hari abandi bari kumva. Rero niyo mafia umuturage muto wari usanzwe yicururiza ikawa. Yego, byaramugoye, ariko kuko uri umusirikare ukomeye cyangwa umupolisi ukomeye uri kubikora. uri kubyungukiramo. Ndi kuvuga ni case byaba ari byo, kuko ngiye abantu bataye muri yombi ndabiswa n'igihe bibaho abantu barengana. Rero navuga nti ngiyewe rwose nanjye ndi perezida cyangwa ndimo namuhana. Kandi hamukiriye. Ni nabyo nabonye bavuga bati ibyo ngibyo wenda bishobora kugira ingaruka zimwe kuri uyu muntu, atariko nanone ari nabujye mbona abarundi bamwe atari ku bundi ati gute usuzugura perezida, uhamugani babifata yuko ari nk'agasuzuguro. Ariko nanone twongere kwibuka yuko Yves hari abari muri politike nibyo, ariko bandestandinga ibintu mu buryo navuga buri positive, akumva no kubona n'u Rwanda rufitanye ibibazo n'u Burundi, akanavuga ati ubundi ibi ni ibiki, ko bitanakwiye ko twaba dufite ibibazo kugezaho n'imipaka inafungwa. We kumva ariko kubera ko nyine ari nyakubahwa akavuga ati nakindi narenzaho, ariko mukuri kwe
haba yari andi mahitamo hakaba hari ikindi hari benshi batabyemera gufunga Barabyemera? imipaka barahari bakomeye mu batarabyemeraga harimo na Reveriye Ndikuriyo SG w'ishyaka riri ku butegetsi byaje kurangira abaye nk'ucishijwe bugufi kubera Evariste Ndayishimiye ariko umupaka ugifungwa Reveriye mu kwemera kwe yumvaga ari ibintu bikwiriye kuba biganirwa na CNDD-FDD na FPR inkotanyi kandi nanjye nari mbishyigikiye yego rwose numvaga ari ibishoboka CNDD-FDD na FPR babiganiraho bikoroha ariko ntabwo byigeze bikunda. none wowe ukaba ubona bamwe ibihombo bya benshi bibera abandi inyungu sibyo se Yego. ukaba ubona kugeza iyi saha uyu Ndayishimiye sibyo ni perezida pe sibyo kwiye icyubahiro urongoye wa mugana abarundi igihugu cy'u Burundi sibyo ariko urundi ruhande ugasanga hari abavuga bati nk'ubu ngubu uruhande rumwe sibyo nta kintu na kimwe we gishobora kubura ariko wa muturage muto wa muntu wavugaga wenda ngo najyaga mu Rwanda umuturaka mu biki nk'ubu ngiye mu minsi yashize ari umumama wambwiraga uti ngewe hari ibyo najyaga nza gukora mu Rwanda atariko iyo bamenye ko waje mu Rwanda ati hari n'igihe abaturanyi ubwabo bakwitangira ati uyu muntu yarambutse yagize iki baba yagize batagushira amakenga yego kandi ibyo niko bigenda ibihugu bihanganye none se uzarebe nko mu gihe Uganda n'u Rwanda bigiye bibanye nabi yego hari ubwo washoboraga kuba wajya gusura abantu i Buganda uko ushatse oya ariko uyu munsi uko bimeze neza aho ari guca hose nushaka uzenguruke mu kindi gihugu ariko uyu munsi ubu wakigendera byoroshye n'ubu nibwira ko uramutse ugiye i Burundi uri umunyarwanda usanzwe inzego z'ubutasi z'u Rwanda zaba zibaza ngo yagiye i Burundi arabonana none ukaba uri nk'umuntu uri prominent tubare umunyamakuru nkanjye cyangwa wowe gutya ukambuka ukajya nk'i Burundi ndakubwiza ukuri ko bakuri kukambuka nyine ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zazitekereza ngo Gasaro yagiye i Burundi yego mbere yo kujyayo se buriya yavuganye nande ubu se yabonanye nande ntabwo rero ibyo ngiye mbyita ikibazo iyo ibihugu bibanye nabi gutyo haba hagomba kudashyira amakenga buri muntu niki ntabwo byabura ngiye kimbangamiye sinananze ko izo nzego zakurikira abantu ngo zibitekereze ngo wagiye gukora iki uravugana nandi ibyo nta kibazo ariko abantu baba bihomberamo kandi nuko ibihugu bya Afurika kwigenga byagoranye rubanda ruto nk'ubu biba bihombye abantu benshi biba birimitaho abantu bishakira imigati biba binarimitera gakungu ubumwe binyuze mu kubyarana nk'ubu ino myaka 10 ishize Burundi n'u Rwanda bibanye nabi kuko nge nemera ko n'imyaka 10 ishize bibanye nabi ikabamo 8 n'igice yo kubana nabi bikabije yo gufunga umupaka ko umupaka wigeze gufungurwa igihe kitageze ku myaka 2 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubuzi abana bakabaye baravutse bavanze ababyeyi ukuntu bangana tururaseka barabyaranye ubu hari abarundi benshi baba barateye abanyarwanda inda hari n'abanyarwanda baba barateye abarundi inda kandi ibyo ngenda bikunda tuba turi kugenda turema igihango hagati y'ibihugu nkambuka nkigira Tanganyika kurya imikeke cyangwa se kurya isi nkavayo nsize y'umwana bakazambwira bati yewe urabizi se hano hari umurundi niyewe ni amahoro cyane cyose ukavayo mfite n'umuntu muri kubyumva nta kibazo ejo tukakora tukambuka Akanyaru bikagaruka ejo umurundi wiziye mu Rwanda kuhahahira hakikundira umunyarwandakazi bikahita bikomeza ibyo bintu ni byiza sinzi igitumano baba batabishaka none turi na bamwe ariko ukabona abantu bafunze imipaka imyaka 10 baranatuje as if nothing happened abanyapolitike bacu nibagera igihe byo guhangana niba bibananiye bareke guhana abaturage bato bafungura imipaka gufunga imipaka ariko kwa Ndayishimiye bamwe bakavuga bati ni kwa kundi umuntu ahora hari ikintu bita urwikekwe ati umuntu ahora n'urwikekwe akaba yumva yuko ibitero ubona ariyo mpamvu Ndayishimiye ahora yicara yikanga igitero kandi ugasanga u Rwanda rutuje Ndayishimiye yaje mu bihe ntabwo u Rwanda rutuje none se ingamba z'ubwirinzi zikaba ari iki wari wumva bavuga ngo Uburundi bwiteguye kudutera hari igihe bashobora kuburega ko buri gukorana na FDLR sibyo kandi babazi icyo bisobanuye bashobora gushinja koalisiyo yabo ko yashatse gutera u Rwanda nka kure byaye bimeze kuri Mongoma nicyo baba bavuga ahubwo wenda ntibibabuze ibitotsi cyane kubera ibyo biringiye wibuka Kenisa bibaza perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko perezida yamusubije muryame musinzira hari ibintu bibiri rero hari abantu babiri umwe avuga ati kana karashaka kunkubita kandi koko akabibona ko atekereza ko yamukubita anafite ubushobozi bwo kumutimbura ariko akaba nta mbaraga kubonana urumva rero nk'uko kuntu u Rwanda niba ari igihugu kigira gutya kikavuga giti twebwe
turiyizeye twiringiye imbaraga izi n'izi, bashobora kujya berekana bati dufite ibi twikanga, yego, ariko ntibatake cyane ngo turapfuye bimeze nabi. Ariko ubwo ibyo babikora natekereza adversaire ushatse babitekereza ngo u Rwanda se rwo rufunga imipaka ya Uganda byari bimeze gute. Hari igihe nyine wanaliza ukora SWOT analysis ukavuga ngo menace mfite irangana gute, imeze ite. I Burundi rero ho nubwo ngiye gufunga imipaka ntabyishimira, ariko izo nduru baba bavuze bw'induru sinubahutse we, nyine izo mvugo zabo zo kuvuga ngo turatewe ejo bigenze gute, abantu bambabarire kuri iryo jambo, ari uryo ijambo rigusiga. Izo mvugo zo kuvuga ngo turatewe none cyangwa ejo katubayeho bigenze gutya na gutya, hari igihe nanone ureba ngo zishingiye ku bintu bimeze bite. Abarundi bageze ku butegetsi 2005, sibyo ndavuga abadede. Kuva icyo gihe ubare ngo hari imitwe ingahe ibarwanya. Imyaka 10 ishize bageze ku butegetsi, kudeta irapfuba, ubutegetsi bwari buguye kari kabaye. Nyuma yuko kudeta ipfubye hajeho umutegetsi utarafatwaga nkaho ariwe mahitamo ya mbere. Buri Burundi batekerezaga Guillaume Bunyoni, bagatekereza Guillaume Bunyoni, hagatekerezwa ba Pascal Nyabenda n'abandi. Ntabwo Evariste Ndayishimiye nubwo yari amaze kuba promoted akaba yasigiwe ishyaka ryari ku butegetsi, ntabwo abadede bamufataga nk'umuntu wa mbere. Cyokoza mu badede buri habamo akantu ko kuvuga ngo iki gihugu kizayoborwa n'abantu babaye abasirikare, duhereye ku bantu barwaniye igihugu, noneho abandi bazaze nyuma hari igihe bizagera kuba bakomokaho. Nabashije umuntu nisi n'ibyo bintu harano byanditse ati uzabibona niko twe tubyemera, kandi ni umurundi w'indani. Rero abo bantu hari ibyo kwikanga, bafite imitwe ibarwanya, hari abagerageje kudeta, none u Rwanda ntibarebana neza, bagatekereza bati kandi u Rwanda banarushinja ko ari rwo rwari inyuma y'iyo kudeta. Guhora babivuga hari igihe bishobora gushingira cyangwa se kujyana n'icyo kintu cyo kuvuga ngo menace ni nyinshi, bikaba koko kuba Evariste Ndayishimiye nawe kwemera kwe guhura n'uko uwo yasimbuye bavuga ati n'u Rwanda, cyangwa se bikaba ari ugushaka kurubambisha kubera ibyo batumvikana n'u Rwanda. Uko gushaka kurubambisha bikaba byashingira ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se n'undi kutumvikana gushingiye ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndumva ari ibyo twanasorezaho Yves, tugasoza. Ndumva amakuru arayo yo kuri uyu munsi. Mudushyigikire ndetse murebe ibiganiro nyaboneka, nimwe tuba twabikoreye, sibyo Yves? Gira icyo ubwira abakunzi bawe. Njyewe n'abantu banje, n'abantu banje ntabwo twebwe cano yacu barabizi, twikorera turi famiye. Yego, turi famiye nuko twibanira. Ubwo nimba ari uwahagejeje hano ko ari kuri Nkuye mu Rugiye Yves official, yanze kunza asanzwe ari umuntu wacu. Ubwo nimba ari uhagejeje ku Gasaro, naho ni mu rugo nubwo ntagaragara kenshi, ariko ni inshuti zanjye cyane, ndetse bari mu bantu twamenyanye cyane bwa mbere muri nosi ya YouTube. Yego, siyo cano ya mbere nagaragayeho. Abantu banzi hahandi ku Gisozi, ariko hano nagaragaye bwa mbere atari n'akazi, ari ubushuti biraho. Yves, ndagushimiye cyane kandi courage kabisa, ubikora neza. Imana ikomeze guteza intambwe ugere kure hashoboka wifuza, uvuge ngo ngeze aha ngaha noneho ndi guhembwa ndanyuzwe pe. Hari iyo ugera hano ugahembwa akabate handanyuzwe. Kigeze kuba hari ko ntabwo ariko bimeze. Kandi ibyo mubwira nyega abantu barebye ibiganiro bagiye he? Ibintu mbizamo. Urumva nabijemo ndi hopeless, to be honest. Ndi hopeless, nifite ibibazo byanjye bikaza uko ndi kubona. None nzamo ntazi uko ejo bizamera. Hari ukwezi rero cyangwa nk'abiri bijya bibaho, yigeze kubaho mbona ibintu uvuga Imana we, uyu ni nge amafaranga yarakubye nka 5 ayo nahembwaga nari mvuye nza muri ibi. Umva ko yabona, ariko ubu ngubu nyine bimeze uko bimeze, ko nabwo mbanyuzwe. Nge ntabwo ndi umuntu ugiye yifuza ibintu byinshi burya. Umuntu wora wifuza kuba nimereye neza gusa mu mutwe. Oyo ariko abakumeresha neza uko kwezi nakuri abakumeresha no kugushyigikira gusa nta. Yewe bajye babireba, ariko ntibakabirebe byo kungirira impuhwe. Yego, kuko ushoboye. Bajye babireba niba nyine yumva hari icyo abivana, manazagira umuntu byuka ngaze kureba ikiganiro cyanjye kuko ari mu mpitiye. Oya, niba wumva hari ikintu uvana muva yubireba, nimba wumva ntacyo ujya ukivana. Senekereza umuntu mumeze kimwe. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.